tumusanze mu murima. Mbega amashusho ateye ubwoba, ari guhinga akaguru aragacomeka mu mbago, akaboko kadafite ikiganza kari gukubita isuka. ubu buzima kubera iki bikorwa gutya? Nta yandi mahitamo y'ubuzima mwabaho atavunitse gutya? Nitwa Murekezi Donosite, amateka yanjye ari maremare, murana amarira ku maso. Nanone mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikiraho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese nimumererwe neza cyane. Turi mu gihe gikomeye cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Reka mwese abahuye n'aya marorerwa, abanyarwanda mwese muri rusange, nimukomere kandi mwihangane. Ubundi twibuke tuniyubaka kugira ngo igihugu cyacu dukomeze tugiteze imbere, aho cyasenyutse, aho cyacitse intege n'imbaraga, twongere tucyubake kugira ngo abanyarwanda tubeho neza. Tunasuhuze kandi abanyarwanda mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'isi, ku migabane itandukanye, by'umwihariko abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese tubahe ikaze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Nabumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda, kuko bijya bishoboka ko ushobora kuba utari umunyarwanda ariko ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mwese tubahe ikaze. Mbazaniye inkuru y'uyu mubyeyi mubona kuri kamera. Ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru iteye amatsiko. Nifuje ko tuganira nawe kugira ngo tumenye amateka n'ubu buzima busharira bwe, cyane ko ngira nkugire niko gaciro k'umuntu. Mu by'Imana yaguhaye hari icyo ushobora gukorera uyu muvandimwe. Reka mubanze murebe aya mashusho ye ateye agahinda, ateye impuhwe. Tumusanze mu murima, ni mu murenge wa Nyabimata wo mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Mubanze murebe ayo mashusho ye, mu kanya turagaruka tuganira nawe.
ngira ngo mwamaze kubibona ni amashusho ababaje, ni amashusho ushobora kureba ukibaza ngo ese mu by'ukuri byagenze gute. Iyo atangiye akubwira inkuru ye agira ikiniga, twahisemo ko uyu mudamu akomera akaba ari we uyitubwira, kuko ni inkuru ibabaje iteye agahinda, ndetse ku buryo uyireba ntabwo wananirwa kwibaza ngo byatewe n'iki. Agiye kubitubwira, urazamura ijwi rirerire ubanze ubwire abadukurikiye uko witwa, ariko nimuhinduranye wicare hano. Nimuhinduranye yicare aha ngaha hafi. Muhinduranye noneho wicare utubwire inkuru y'uyu mubyeyi. Urazamura ijwi kugira ngo abadukurikiye babyumve. Yego. Nitwa Mukuranasoni Yuriyana. Uyu mugabo wanjye yagiye mu ishyamba ajyanye n'abandi, twari tucyubakisha imigano, agiye gututira imigano. Ubwo rero agiye yahuye n'isanganya, ubwo bari abantu 11. Ubwo baragenda, yari inyuma ye ngo hari abagabo 2 nibo bari basigaye 10 iri imbere. Ubwo ikintu ngo cyaraturitse, ab'imbere bariruka, ab'inyuma ye 2 basigaye inyuma ye bariruka. Ubwo yasigara arambaraye aho ngaho. Ati ubwo babandi no bahise bagira ubwoba. Ubwo noneho we yamenye ubwenge, abona abasirikare ngo bari hafi ya, ariko atari hafi cyane. Ubwo yamenye ubwenge, abona bamuhagaze hejuru. Noneho abandi bari birutse bahise bagaruka, babonye abasirikare baza babaza bati ni ibiki bibaye. Ubwo bati twumvise ikintu giturika. Ati none turirutse ariko twumvaga umuntu ataka. Ati ubwo rero barabajyanye, ati nimutwereka abatakiraga, basanga araharambaraye aho cyamukubitiye. Ubwo rero abasirikare ikintu bakoze bahise bavuga ati nimumuheke mumujyane kwa muganga. Ubwo bamujyanye kwa muganga, agiye nk'umudamu we ntabwo namenye, sinanamubonye n'ubise ngo bamujyanye kwa muganga, nyine ntibere bamunyuze imuhira. Ubwo abaganga barasanasana, bamaze gusanasana rero kera karabaye haje igihe nk'amezi hafi 3, mbona atashye agarutse mu rugo ari igice gutya cyo kugura. Reka dusubire inyuma gato tumubaze. Icyo gihe ujya kumva kirakubise, duha iyo shusho. Wari uri kumwe n'abo ngabo nk'uko bivuze, wagiye wumva kirakubise cyangwa washidutse uri hasi? Duha iyo shusho. Genda ngiye kumva nanikora imigano, ngiye kumva kirakubise. Yego. Nikubita hasi. Ubwo rero abatwaki nyumange nabo bahise birukanka basubira haruguru, abandi nabo bari imbere nabo bahita birukanka basubira imbere. Abasirikare nabo babagaruye ati mujye kutwereka uwo muntu hana komerekeye. Ubwo abasirikare bahise babagarura rero baraza bahita barabameka banzana hano kwa muganga. Bifashishije iki ko numva umwari mu ishyamba bagutwaye mu ntoki, byagenze gute? Batimaguye imigano yanjye niyo bambetseho, bampambiriyeho baranzana bakora ingobyi. Ni imigano bahambiriye, barayijyanye muri neza bundi barahambira noneho baranzana. None se akaguru agera hano kari kavuyeho, byari bimeze neza. Nyine numva bahise bamuhitana umuhanda wose uriya wa proje wose, bamujyana ku kigemi. Icyo gihe nabo bamujyanye. Ubwo ndetse abantu baje bambwira ati wowe unamubona, ati sinzi ko wari kumera, mbega ati ni inyama gusa. Ubwo kwashwanya gutse nyine, ati ni imitsi isigaye. Cyaje kiregare, ari igishwa cyafashe, cyaje kiregare. Kiregare kari amagufa yasohotse. Ubwo cyari cyashwanyaguje, noneho akaguru karegare. Nukwajyo noneho rero hazigaye ikintu cy'igihu cyasigaye kinegarega nyine, yakimeze nyine kinagira kinegane. Amagufa ariko yacimuse yasohotse. Cyaje kiregare. Baguteruye wumva rwose rimwe na rimwe ntiwatekereza gutina amaze gupfa byarangiye? Numvaga rwose mpumeka, nkumva ndahumeka nyine, nkumva ko umutima nyine umutima wari muzima, ariko nyine ufite ubwoba nabwo ndatagupfa. Ariko kiguru nyine nkumva ikintu nakigira nk'ikizunguza buke. Aho ngaho n'abaganga ngo baje kwibaza ageze kwa muganga, ikinya kimaze kumushiramo nyine bacimbuye, ngo aravuga ngo abana banjye 3 mpfuye ntabaretse. Ubwo ngo abaganga babaza nyine bari bamujyanye, tese bujyana umugabo, bati n'umugabo. Icyo gihe yari na muto biragaragara. Yari muto, amaze kubyara 2. Kari 3. Aha. Noneho rero ubwo turebe rero ugeze kwa muganga, nuko baranyakira. Yego. Ubwo kwa muganga nyine bahise banyakira nyine, agiye twavurirwa hano ku kigeme. Niho twavurirwaga, niho banjyanye. Ubwo niho bahise bakujyana? Niho bahise banjyana. Amavuriro uhageze ute ko ari kure ya Nyaruguru? Ni imodoka, bantije imodoka hano, hari habaye ubukwe. Bwo umugabo nimba ari perefe, nimba ari indi.
bwari bw'abahano kwa gashabani Yego. bari bwabereye ubwo tabantiza imodoka rero ihita injyana ku kigeme icyo gihe yego ubwo inkuru wayumvise ute? inkuru nyine ukuntu nayumvise nagiye kubona mbona umuntu araje nari mu rugo mbega hari nk'isaha ubwo mbona umuntu araje arabanza avugana n'umudamu n'umukecuru mukayeweri hariya aramubwira ati ko wiruka ni ibiki atereka umugabo murekezi igisasu kiramukubise ubwo nari hari inyuma y'inzu yahise ahagarara munsi y'urugo arampamagara ati genti bazi uwo mugabo uriho wiruka umubaze wumve ikintu abaye ubwo naramubajije naje niruka mpagarara hano ni wa mugabo we ko wiruka ni ibiki ngo wimbaza ngo n'ubushwanyi ngo n'ubushwanyi ni ibikize ni ubushwanyi se bumeze bute ngo n'umugabo wanjye abushwanyi ngo akandagigira inaka nahise ngaruka niruka njya mu nzu ubwo nyine sinabisubiramo ubwo nagiye kubona mbona abantu baraje nyine bamaze kubyumva bose baraje bati nta kundi nyine byanyara dutegereje uko biri bumere ubwo noneho ubwo wa mugabo bari bamurangiye ngo byano hakurya niho yaragiye kwizana ngo bahurire hano mu muhanda muri Muhoro bamugeze kwa muganga ari mu ngobyi bahurira mu Twanyiramibuga sinzi aho bahuriye sinzi ukuntu nahise niruka ubwo nageze ko ari muri Muhoro bagiye guhurira nibwo rero bamujyanaga nyine ab'impuhwe baramujyana bafite n'abarumuna ubwo bari bakiri batoya yajyanywe n'umuntu w'impuhwe nyine ubwo rero bamujyana ku kigeme ubwo mbangira nyine ntubwo birarangira wumvaga ko agomba gupfa ndetse yanajyanye n'umugabo Fanweri nyine banywana ingano nibo bamujyanye n'undi witwa Munda na nazo ni hano hakurya nibo bamujyanye ubwo rukera karabaye hashije iminsi nagiye kubona mbona waje kujyayo oya sinagiyeyo basaza banjye bamwe nibo bari kumwe babiri cyane ko ari nakuri ikigeme ubwo Fanweri niwe wabanje kuza arambwira ati mukecuru ntibite humura atazaba kamuga ariko azawaho kera karabaye abaganga bambwira ati wowe genda none ubwo bimaze kumera gutyo ugende ujye ku mavuriro y'iwanyu akwegereye ujye wivuza uba ariho wicara nibwo nagiye kubona rero mbona kimeze gutya nyine afunze ukuguru barafunze nyine hano mu izosi buriya nyine ni ibintu by'ibikuvu reka turebe rero ubwo twabonye hari ryari icyo gisasu cyaguciye akaguru ryari 95 ureba zirangabo zari zimaze kuza bagenda bajyaga mu ishyamba ingabo z'inkotanyi yego ndikugwanire zari zimaze kuza icyo gihe zarakambitse ahantu ishinga ngabo hejuru ubwo bajyaga mu migano babasabye yenda baberetse n'utwo bakorera igihe bano bakiraga n'utuntu nyine aho barara nyine bakiza urabona bari batarakomera ubwo rero bati noneho rigende rero ngenda cyumuvu bagenda gucyurira mbega twari tuginga n'ishyamba ubwo nagiye kubona nanjye nagiye mu ishyamba gukura ibirayi ndi kumwe n'abakecuru umuntu ahagaze arugura njyana umundi ngo hejuru ngo kuri ibirayi vuba ngo utahe ngo ngiye mu ishyamba ndanavuga mbwira bakase nari nzi kuri hasigaye muhira none bujya yaje nibwo nagiraga vuba rero nje iyo twibutse ko muri iyo myaka kino gice cyari kirimo umutekano muke hari abagabo benshi bagiye bicwa n'interahamwe barimo Muhundangabo ndetse nawe yarishwe ishyamba n'icyo gihe cya Muhundangabo abagabo bino bapfuye urabibuka bishwe n'interahamwe icyo gihe urabibuka barimo Nkubito yego abarimo Nkubito barimo n'uwo musaza witwa Muhundangabo yego n'abandi bambagwa bukeye bose tacyabyibuka urabibuka bagiye bicwa n'interahamwe bivuze ngo ibyo n'ibisasu bategaga muri Nyungwe bavuga bati n'ubundi abaturage bazamo bibahitana yego rero Kagame yaranakoze aribwo nyuma yaho bahindukiye ati kubakisha ingomba ni mubireke kubakisha imigano ni mubireke ishyamba bari bakuramo ati ntimurisubiremo ngira ngo ni nayo mpamvu abaturage bari mu gice cy'inyuma yantuze nabo bimuwe nyuma aho bahise bimugwa nyine dukomeze kuri iyi nkuru ibabaje mu buzima bushaririye mubamwo muraza kugenda mubutubwira dusaba abana bawe gusakuza twinjiye muri runo rugo dusanga uyu mugabo cyangwa se twamenye inkuru ye ko ari inkuru iteye ubwoba ndetse n'amatsiko yo kumenya buno buzima ubwo araje akaguru karavuye ari kwa muganga abantu baragira amatsiko ntiwigeze umusurayo kwa muganga
Yego. hari basaza banjye nibo bazibukiranaga nkavuga nti ngiye bati wowe yicare mu rugo baragufasha ati ibyo byose tuzamuzana ibyo byose ni ikimuga ariko wihangane wamaze igihe kingana iki mu bitaro namaze ukwezi kurarangiye n'ukwezi kwarangiye ubwo ukuguru kwawe ukihagera bafashe icyemezo cyo kugukuraho bahise bakuraho ubundi nyine bashyiraho imiti ubundi baradoda nyine barangiza ubundi barapfuka yego ubwo rero mara ukwezi rero njyamye mu bitaro nyine ku Kigeme niho bitaro byari biri icyo gihe hano hafi naho yahamaze ubwo rero batangiye kubona hano hatangiye kujya horoha hano mu nkovu bahise bambwira ngo tumare bambaze taha rero noneho mituweli zari zitaraza mituweli yari itaraza tabona ujye wivumiza hagiye iwanyu hara kuhera kuko rero naho bari bahazi tujye wivuza hafi n'inzara n'iki narivuze hano inzara yanahanyikira inka iwacu bajye banshakira utwonike reka noneho turebe rero ubwo iyo nkuru yawe y'akaguru karacitse ubuzima bwaje kugenda gute muri iyo minsi ku bantu bafite urugo ari babiri ni muduhe iyo shusho nyine twabayeho nyine nabi kubera n'udutungo twari dufite twahise tutunese ntugurisha nyine muri ibyo kugira ngo avuzwe ubwo rero ndadutanga ndaturangiza usigara amaramasa nyine burundu nyine ngera kweganyira nyine burundu nyine ndeganyira ariko byumve ariko nyine Imana iragumya dusanasana kugeza na n'ubu ubwo ibyo bibazo bye rero inkovu iragaragara ukuguru kwe urugingo rwe ruratakaye turabona n'akaboko bamwe bakajya banavuga bati naba niyapfa nyine akiviraho n'ubundi bamwe wowe ntiwabyifuje ntabwo nabyifuje kuko n'uwavugaga nyine umuntu yarabinzaga bose baravuga ati yapfa akavaho buriya bazi Imana yaramushigarije ikintu ntabwo bategereze barebe yego ikiba mushigarije wowe ntiwigeze wifuza ko yapfa uravuga uti ntacyo akimaze atakaje ukuguru kandi ukuguru gufite umumaro warakomeje urihangana narakomeje ndihangana mbere kugeza na n'ubu Imana yagumije kureba ukwihangana kwanjye iradufasha ubwo rero buriya wamurebye ngo arahinga nyine nabanje kumubuza guhinga by'umuntu wakoze nibuza guhinga pe nkajya mpinga jyenyine buri gihe yagira uruhande rwanjye nkababwira nti reka mbanze mpinge nindangiza ntushaka guhinga ry'umuntu wakoze ntiwahinga tutari kumwe abantu batagira ngo nige ndo nkubwira ngo ngwino uhinge ubwo rero bikenda mureka tutaragera ku buhinzi noneho nimutubwire inkuru y'akaboko ko kaje gate kubona umuntu atakaje akaguru nta gihe giciyeho n'akaboko kakagenda byageze akaboko nako habaye nk'igihe hashize nk'imyaka ingahera nk'imyaka 3 cyangwa 4 mwaho hombi yego abantu hamaze kuba nijoro bwa bwana ubwo bungaye butatu bwari maze gukura ubwo ndahaguruka ntigiye kuryama n'abana barahaguruka turagenda ariko kigaba kigeze kumufata tujyanye numva igitanda kiranyiganyize ndavuga nti bise ni bicyarwaye mbona ikiri cyo kiramujwibuye none ndavuga nti hamagara abana muzi ko muze hari wapfa twanyura hari ubwo nawe no kujya mu nzaho ubwo noneho byaje kugera hagati mu biro ndasenga mbona biroroshye ndavuga nti nibisubire nzazana nk'abasenzi ntibamusengere hawe hatarashira n'icyumweru ubwo nibwo najyaga kuryama abasigaye kuziko nyine kumwe abantu bahaguruka ntibahagurukira rimwe yego bitewe nuko umuntu yiyumva ndibuka twacana udukoroboyi peteroli nabaye igende wo muri kagucya sasira umwana nitse akana gatoya numva none abana barampamagara bari bajyanye mu muryango ngo mama ntingo papa ngo numva ari bataka ngo cya kigwara wavuze ntinga kimugarutse nta mutaka hawo hano muzi komeza nta kibazo noneho ubwo nahise nyine uko nakagihese umwana nyine nahise asohoka niruka ndasanga ari imbere y'iziko kiramwokeje nko guhumbya rimwe kimukubise mu ziko natungutse mbona umubiri usa n'umupira wawe ubwo nahise ndira ntiyabamana nyagasanije n'ibikino niho mwakajyana abana baba barabyutse abana ubwo bari babiri sinakubwira aho banyuze nagiye kubona mbona inzu yuzura ki yuzura abantu baraza ati none se bigenze bite tegewe mbatekereza nyine uko bigenze ati nta kuri kwa kurarebe reka tumege tumujyane kwa muganga baramuhetse bamujyanye kwa muganga bambwira ati rero wowe ntitugusiga ujye kuvuga uko bigenze naragiye abaganga barambaza mbabwira uko bigenze mbabwira ukuntu cyatangiye kumufata turyamye nyine
ndavuga ntizazana abasenzi bamusengere nibisubira kigaruka noneho gikubita mu ziko nashidutse mbona ariko tukiri hano cyari igiki simbizi gusa afatwa agiye twari tujyanye noneho ari mu gicuku nagiye kumva numva igitanda kiranyiganyize ubwo nahise ndomeka agakoroboyi niko twari tugicana noneho mbona ikiro cyo cyamujwibe cyacugusanye igitanda kinyiganyiga ubwo noneho nk'iminota nka 30 kiba kiroroshye arambwira tese azanza musamenya Kenya tese ko mwana wacanye ikoroboyi habaye iki nticyabaye ntukiza toya ntugwaye ingwara rero kandi n'ubwa mbere nyikubonyeho nikiranyubiye ariko nisubira nzazana abasenzi ntibagusengere ati reka giye ntabyo namenye ni nuko bimeze rero ubwo rero byahereye aho nyine hashije iminsi ngahe 3 abo umuntu mbega mu minsi 3 nko mu munsi ugira 4 nibwo cyamufashe asigaye kuziko ubwo tugiye kugira munine duhagutse twese abasigaye kuziko gake ariko tubona ko nawe arimo haguruka nyine nibwo nashidutse numva abana bavuga bati mama ko twumva papa yari wataka cya kigwara ubwo nticyamugarutse ubwo nese sohoka niruka ubwo yarasigaye mu gikoni sohoka niruka ubwo naraje sanga ujya mu gikoni nsanga nyine mu gikoni hamwe musize sanga kimukuse muziko ahubwo kimuvanyemo ajyamye gukimbere y'amashyiga nibwo nahise ntakabana nabo barataka abana bahise bakwira imishwaro bajya kubyutsa abantu ubwo abantu bahise baza baravuga ati nta kindi dukora ubwo tubona n'ubundi agihumeka reka tumujyane kwa muganga izo sirihiye mu maso hahiye ukuboko guhiye nyine koko gushiririye ubwo tumujyana kwa muganga turagenda mbwira abaganga uko bigenze baravuga ati niba byaramutangiye gucyombera tubwo cyaba ari igicuragwaye ubwo yabaye kwa muganga nk'icyumweru kwirivuriro hano hakujya ku ruhero twegereye haje icyumweru abaganga ati murabizi uyu muntu no kumujyana i Butare noneho bamujyanye i Butare kubw'ukuboko ubwo twateze imodoka nyine twari kwitegera turagenda no kwa muganga tugeze i Butare abaganga bazana kuma kameze nk'umukasu bahera hano bakanda gucya bagira gucya ntiyataka barakanda bageza hano ntiyataka bageze hano arataka ubwo nanjye ubwo nabarebaga abaganga ibyo barimo mbona ko noneho ari wafite ubuzima kubera ko atatse yumvise intoki ubwo zozo zari zarashiriye kubera umuriro ubwo byarangiye rero bavuga bati nuko mujyana abaganga bahise bavuga batese uyu muntu bashyize mu nzu baratindikira ndavuga ntizo gutindikira twabanje ku ivuriro ry'iwacu ritwegereye batwohereje ubu ngubu hano i Butare ubwo bahise bamujyana nyine ubwo baramujyana ndi kumwe n'umugabo wacu hano hakujya ubwo nyiri udufaranga twari dufite twatoraguye n'abantu batuguriza ubwo tujya kugura imiti abaganga bategura ati mugende mujye kugura imiti ubwo turagenda tugura imiti tumaze kuyigura amafaranga tujyanye abarashije ubwo waje atubwira ati rero durarashije ndabona njye kugutegera uhita usubira n'ubundi ujye gushakana ntacyo nyaza noneho se ndashaka yemo kabyara nyuma yo gucika akaguru yarashize none haje akaboko ubwo naje muzehe wiwe yarakiriho mugende kuza muzehe wiwe ubwo nazamutse muzehe wiwe yarakiriho ubwo mugireyo imiryango nyine iraterana iramufata icyo gihe amaye menga mu 3,000 ubwo bwakiye ndisubizayo ubwo tujya mu madeni nyine nta n'agatunga twari tugifite nyine twafashe amadeni cyakoze nanone abantu barahaguruka yenda n'imiryango bakajya badufasha muri makeya ubwo ndetse ubwo amadeni wagendaga uguza abantu ubwo nagendaga nguza amadeni arahaguruka akajya adufasha ubwo amwe ngenda nishyura gake ariko na n'ubu amadeni ni hahandi n'ubundi ubu na n'ubu nturarangiza kwishura oya rero turacyayarimo ubwo rero ibyo byose nuko ndagira ngo ukomeze uze kumbwira kiragumya kiramufatana kikajya kimufata n'ubundi mu bisebe abantu bakavuga ati ese twari tuzi ko kiriya kigwara yenda gishobora kuba ari igicu none kuba cyaramukubise mu ziko twari tuzi ko yenda cyo gihiye abanyarwanda cyane uko bavuga ngo iyo gikubise umuntu mu ziko ubwo ntikimusubiye cyaragumye kikakimufata muri bya bisebe bigatoneka bitoneka ariko bigezeho ariko ajya kwa muganga bigezeho biza koroha gakeya rero tubaho mu buzima gutyo nkajya ngira agahinda mbega nkareba koko pene muri aka gace kacu nta muntu umeze gutya ubu ngubu tuzabaho dute
ubwo tuvuga gutyo muri ubwo buzima nyine Mm. ubwo imana ikagumye dufasha muri makeya nyine muri makeya nyine ubu byumve nayo kuba umuntu nyine ubwo ndashaka kureba ukuntu noneho bafashe icyemezo cyo kugaca akaboko bafashe icyemezo cyo kugaca nyine bagaciriye i Butare. ubwo muri ako kanya ubwo uwo mugabo wacu twajyanye yaravuze ati subira ujye gushaka amafaranga ariko nubwo usubirayo ugenda wizeye ko n'akaboko bagakuraho nifata mu mutwe akaguru kavuyeho n'akaboko kavuye ati ihangane ntiyanumva muzi icyo mvuganye nahise aceceka ati ngwino jya ahubwo tujye muri gare turebe ko imodoka zitagusitse usubite usubirayo ubwo uje gushaka amafaranga se nanone ujye gushaka amafaranga n'ubundi ariko mana ubwo nje gushaka amafaranga nyine N'utwagemura. utwo mbonye n'utwagemura n'utwongemura n'iki Two kurya. byose cyane icyo gihe byaranacikaga nyine igihe yaraje kunda ibyo hari mu kwezi kwa byaracikaga karindwi nyine Mhm. Ari mu nzira Hari mu ariko kwezi nuko uraje waje gusubirayo byose tubwiye naje gusubirayo ubwo ndagenda ubwo ngiye njyana n'umuntu wakoreraga kwa Ndanga arambwira ati nubwo dusubiye i Butare wageze bwa mbere uraza aho wamusize ndahazi ubwo nagiye ngenda ndeba nyine mvuga nti twanyuze ngiye kubona mbona musirutseho ntiwari uhazi noneho i Butare ubwo nasubiyeho bwa kabiri nyine nonse kujyana ingemu ubwo byarangiye rero noneho ndagenda umugabo wacu arambwira ati ngwino urebe ndagenda no muri taro ngati ndakwa neza narobosora ndareba kuvuga sinari nkivugane n'abaye nk'ikiragi avuga nti nacyo mvuga ubwo rero ndongera ndakaruka nyine bene bo barazibukira nagusanze bataragaca akaboko nasanze nyine baragakuyeho yamaye bifunze nyine barashyizeho ikintu nyine barafunga wabyakiriye ute ukimara kuza wenda wari uzi ko bazasanasana wasubira ugasanga bagakuyeho ubundi uwo mugabo wacu yarambwiye ati uzamuka ubyizeye ko nako bagiye kuvaho we yari afite amakuru bagakuraho kuko yahise abakurikira aho bamujyanye aragakora aramubwira ati menye ko n'akaboko ati bisabwa ko bagiye kugakuraho umutima kuko sinasubizaga ndavuga nti kugakuraho nabonye ku mutima ntabonye ko bashyira hano mu kasu ntiyataka ubwo nta bubabare yari afite hari haruye niba arongera barazamura ntiyataka bageze hano arataka ubwo nyine ubwo harashiririye nyine kuko n'inzara zari zarashiririye ubwo abaganga barasanasana barongera nabo barasanasana hari Butare ubwo aho yabanje kubw'ukuguru ni ku Kigeme kubw'ukuboko bamujyanye i Butare niho twamujyanye ubwo rero tumujyanye rero ubwo barasanasana naho nyine byoroshye gake bamaze gufunga bafunze nyine baramuteye ishinge barashubije ndetse ahageze na n'ubu bajya bisubiramo ashima Imana avuga ati hari igihe ati mu gahanga byarashe birava ati uwo turi kumwe natwe ati ndavuga ati noneho birarangiye pe ati abaganga nyine ahise ajya kubazana baza biruka barafunga ati birongera barafunga n'igitambaro wavaga iki amaraso ava mwaho ngaho kuri iyo nkovu umuganga nyine yarahoza ahogeje ahita haturika niba umunsi baturitse namenye ubwenge nyine nangenye ku gitanda mu bitaro amaso nyaryamye nyunyuze amaso yuzuye kwidudubiza nka kujya umugozi baca umugozi ubwo rero bongera bansubiza muri ntunze aho babagira abantu bongera bansubizayo bahita bapanga abadogiteri bose baraza baraterana rero ubundi barahambira hano mu mutwe barahambira rwose baranyonyera bwakeye bari n'agashinge bwakeye numvise hakamye ubwo rero yaje kubaho nyine i Butare arahaba nawe yafungiye nk'ukwezi abaganga baravuga ati noneho rero taha ujya ku ivuriro rikwegereye uba ariho ujya wivuriza hoho nyine n'ubundi baragugumiza mu bitaro n'ubundi ntabwo uri butahe ubwo yaje hakurya aha rero bariho yivuriza arahamara igihe nyine hoho naratomboye ubwo yaranyegereye noneho n'abaturage bakajya bamfasha bakajya bajyana yenda nk'angemu nyine hari ikigo cy'abasirikare hari umusirikare ahise avuga ati wa mudamu ati umugabo turamubonye baza kandi kudusura mu bitaro ubwo umusirikare aratubwira ati mudamu ugenda uhinga imuhira ukuri muhira ureba n'abana bahari imwe ati bagiye ugiye tumwitungira twego ku giti cyacu abasirikare babo kwitungira hari ikigo hano haruguru hano hakurya hano kuri Gisuru buri iki kigo nicyo cyantungaga icyo gihe nicyo cyantungaga nibere mu bitaro ara ku Gisuru najyaga nyine mvuga ntigiye kureba uko ameze washaka nk'iminsi 2-3 najyagayo ngiye kureba uko byoroshye nyine abaganga bari banambwiye ati wowe
ati nihajya hashira iminsi ngahe ubwo abasirikare bagiye kumutunga nihajya hashira iminsi ngahe ujya uza umese imyenda unanamwotsa hashira iminsi 2 rero nkagenda hashira iminsi 3 nkagenda aricyo kinjyanye abasirikare bari baramwishingiye kumutunga bamugabura ku manywa na nijoro fura z'i Rwanda disi bakabimuzanira pe barazimuzaniraga nyine mu bitaro batutse hara ku murenge hejuru baraje babwira nyine uwangwazaga baramubwira bati wowe wamugwaza wawe ujye witabana isahane mu gitondo na nimugoroba ati isahane y'unguru zinzagibura saa 6 na nimugoroba buro icyo gihe n'abantungaga nyine nibera mu bitaro aho kugisare n'indyamye kera karabaye rongeye kubona mbona haraje nyine ariko none avuyemwa mu bitaro avuyemwa araje ariko akajya agenda noneho byaroroshye ariko n'ubundi bakamuha igihe azajya azira asubirayo kugeza ubwo byoroshye rero noneho ubu rero tumusanze mu murima biga amashusho ateye ubwoba ari guhinga akagura aragacomeka mu mbago akaboko kadafite ikiganza kari gukubita isuka ubu buzima kubera iki bikorwa gutya nta yandi mahitamo y'ubuzima mwabaho atavunitse gutya ayandi mahitamo nyine yabonetse ntacyo byaba bitwaye byaba ari byiza cyane kuko ureba guhinga umuntu adafite ukugura mbega ari igihe iyo ari nko ku muhanda nk'abasirikare bakunda guca inzira cyangwa se n'umuntu ufashwe n'Imana ujya kubona ukabona ngo mutse agahagarara nk'umwanya munini amureba uko ahinga ubwo wajya kubona ukabona akoze mu mufuka akira y'umubyizi kugira ngo noneho banarebe n'uko avamo iyo ari ku muhanda usanga akerereza abantu ari abasirikare cyangwa undi muntu usanga nyine bakandeba nyine basanga hakana ndi wo mpinga akanda bagahagarara usanga amubwira ntibari abantu gabahagaze nti gerageza ukuntu wavamo nyine ntibarebe ukuntu uvamo wowe uba ushaka ko yavamo yandi mubwira wewe iyo turi kumwe nyine bashaka ko navamo dorokereje abantu n'abaye ukuntu uri buvemo bo barandeba gusa nyine akahagarara bakandeba bakunda ubundi bakunyira bakagenda uko kukureba nk'umuntu wari ufite amaguru n'amaboko ukaba warayatakaje wowe ubyakira gute rero mbyakira gutya nyine sinabikira gute mutware byakira gute isuka nyine yashukuru wajya kubona ko naherutse inyuma hari ubwo atembagara rero gatembagara n'isuka yishitse nyine rukaba ruratembagura ukabasubiye inyuma akabaricaye mwiriwe ubwo rero mukaba nyine by'umuntu ufite inda nyine iyi nda dufite nyine sinzi imbere nakwicara rero nkumva binshobokera turagira ngo turebe ubushobozi noneho bw'umuryango hano mubayeho mute ko bigaragara ko ubuzima bwanyu bushaririye ni muduhe ishusho y'ubuzima uko iteye noneho kugira ngo abadukurikiye nabyo babyumve babimenye ukuntu nyine tubayeho ni ugukishura ubajya gukorera amafaranga twebwe ubuzima duhayeho nuko twibereye aho nyine nka akazi nyine akagira uruhande rwanjye agakubita ibindi bimba rimwe nanjye ngakubitira ibindi rindi bukeya ngo tukariko tudutunga ino rero nta n'ibirayi bikihera yenda twamuntu bahinga utujumba twahinga yenda se ibigori none ntibyakihera ubwo mbere se cyane ikintu dusiho duhinga ubu ngubu iwacu n'utugano n'ibijumba gusa nabyo ntibikira neza ariko nyine imbaraga zanyu nihe amadeni utishwi tukibera hagutu n'ubwo buzima rero hanyuma abadukurikiye bari mu bice bitandukanye kandi n'abanyempuwe mu buryo butandukanye ntekereza ko hari umuntu ukureba akavuga ati mu by'ukuri mu by'Imana yampaye hari icyo nakora ahantu mwumva bakubita umwotso hababangamiye cyane mwumva babatera ingabo mu bitugu ni hehe mu buzima bwa buri munsi madamu ahantu hatubangamiye turabona yenda nk'igihe umuntu yavuga ati ndashonje umuntu akaba yavuga ati yenda uyu muntu namukora hari icyo kurya hari icyo kurya kintu urabona kiragoye nko ku muntu urabona nk'uwo muntu wino umeze uri ufite utubaraga ajya muri poroji agakorera ako gafaranga ubu rero udashoboye kujyayo mbega ntiyanagiye ngo bakamuha ntako bamuha bavuga ati tukaguhaye badufunga
nta kazi wowe twaguha. ubwo rero ese tukiri ahangaha wenda ijambo rikomeze hari ubwo ushobora nk'umuntu aguhaye nk'ikintu ucuruza wenda ko wicaye mu mbago yawe birashoboka ko wabikora? nabikora ngicuruza nagikora. ibicuruzwa bisanzwe ushobora kubicuruza nubwo waba uri kumwe n'umwana ariko ukajya wakira nk'amafaranga ugasubiza byakunda? byakunda rwose. byakunda. none nkajya nkagira umwana ugiye ubinsunikira akajya ahereza nk'umuntu nk'akantu ukeneye ko amuha ugafata amafaranga ukanasubiza. byakunda rwose. waravuze uti muri poroje ho ntibamuha akazi? ntabwo bamuha akazi. yego. ntabwo bamuha pe. ubwo rero tukiberaho muri ubwo buzima nyine. mufite abana bangahe? mfite abana 6. yego. kubatunga rero ni hatari. kubatunga nyine ni ibibazo nyine. kubatunga ni ibibazo. bakiri batoya mbega narahacogoreye cyane nyine. njya muri poroje njyamo ndakora ndetse navuyemo mbyaye nka 2 nyine nabuze aho nicara. nkareba nkavuga nti ubuse ntahe ngende nicare mu rugo nawe yicaye mu rugo. ubwo njya muri poroje nagiyemo icyo gihe. poroje wakora gute? baguhembaga gute? ni kera nako twakoreraga 2,500. 2,500 ku munsi se ku kiro? ukaba wari umubyizi gukoresha isuka yari 2,500. cyakoze abukeye barongeza bagira 500. tuba turatomboye. ubwo bukeye noneho ndananirwa mbega kubera urumva nagiyemo mpetse umwana yari afite amezi 6 aracuka nsama indi nyine kubyara n'ibimuga nyine sinzi. ubwo nsama indi mu bumuga bwe. nyuma y'ubumuga bwe hari abandi bana mwabyaye? umukobwa n'abahungu 3. yego. ubwo rero ubwo njyamo nagiyemo nyine mu rugo nyine binyubeye nyine n'amadeni n'iki. icyo gihe binyubeye ndavuga no kwambara nyine nta kandi ngira nta kintu narugira. ndahaguruka ndavuga nti ngiye muri poroje pe. uti nta kambaro? ntabwo rero akavuga ati none se uragira ngo ubigenze ntishoboye kujya muri poroje. fa kujyayo wowe urebe ko wagiwe n'ikitunga abana. ubwo nagiye uwo mwana afite amezi 6. ubwo mbasamye indi amaze gucyuka. ndagumye ndakora ntwite umwana ndamubyara ndagumye amaze nk'icyumweru kimwe mpeka gahenje asubirayo. maze gusubira ndakora nawe baracutse hashize igihe basamye indi igihe afite amezi 7 mba ndananiwe pe bamitashi kananiwe. ndavuga ndatashye ngiye wemera ngibyo mbonye. ndaza rero ndicara ibyo mbonye ubwo cyakoza muri kwa twana tungahe yacice ukuguru tubyaranye twari tumaze kwisunika. yego. akana kamwe karambwira ati mama va muri poroje cyangwa mvemo kuko maze kunanirwa. nako kabagamo? kabagamo nyine nako kari kamaze kwisunika kagiyemo kangana n'uyu. niko kangana gasoro. ubwo bujyamo rero ubwo bakajya bufata utuntu nta kenda bagura nta kinye nta rugero. tubaho mu bwo buzima. naho tubonye nyine nk'uko badushyira inkunga umuntu ntiyabura yakora pe. wagutera inkunga ntiwabura icyo wakora. nawe washobora gucuruza imibare wayimenya. umuntu aguhaye nk'agashora akavuga ati mubyeyi reka ngufashe reka nkubake reka nanjye guhumurize mu by'Imana yampaye. aguhaye nk'akantu akavuga ati kora kano kantu wagakora byakunda? yego. mushobora no gukorana wenda mukajya Imana yabahaye umugisha mukajya mwunganirana. nibutse abadukurikiye poroje ari kuvuga kino gice cy'amajyepfo by'umwihariko akarere ka Nyaruguru hari icyayi kinini cyane. iyo niyo poroje ariho avuga bajyamo gukoramwo mu mirima y'icyayi ari ugusoroma ari ukubagarira ari ugusasira. nibyo ariho avuga atavuga poroje ukagira ngo ni za poroje nyine zikomeye. oya twavuga ko ari za poroje ujyamo bakagusinyira. nizo ngizo ni ukubagarira icyayi ni ukugisoroma ubundi ukagenda uhabwa utwo dufaranga nyine bavuze. ariko abaturage bino tukaba tunabafashije cyane kuko abafite imbaraga mugani we baragenda bagakurayo amafaranga bakabaho neza. ubuzima bwanyu ni ubuzima bukomeye ariko ntekereza ko abari kudukurikira ni abantu nabo batekereza cyane ko nimba buno buzima utarabubayemo ariko ntago mbukwifurije. burya hari abantu bababaye, hari abantu bafite ibibazo n'ingorane z'ubuzima. uyu mugabo yatubwiye cyane cyane
hari aho avuga ukumva agize intege nke. Twatangiye imbere y'ikiganiro nganira nawe numva ntibishoboka, duhitamo ko twaganira n'umudamu we. Murabizi ko burya umugabo n'umugore ni umubiri umwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Niyo mpamvu twamuhaye ijambo kugira ngo avuge ubuzima bw'umugabo we. Yabutangiye rero avuga ko ari igisasu cyamuciye akaguru mu ishyamba rya Nyungwe riri muri kino gice. Munazi ko ari igice cyagiye kibamo umutekano muke. Abakurikira amakuru ku bitangazamakuru bitandukanye murabizi by'umwihariko kano karere ka Nyaruguru kagiye kabamo umutekano muke, ariko uyu munsi abaturage bamerewe neza kubera ingabo z'igihugu. Icyo gihe rero muri iyo myaka bavugaga ni imyaka yabayemo n'ubundi umutekano muke, kugeza ubwo hari abaturage benshi muri kano gace bagiye bicwa n'interahamwe, ndetse ari nako banatega ibisasu biturika muri ayo mashyamba. Rikaba ryari ishyamba ryari ritunze abaturage nk'uko babyivugiye, by'umwihariko bajyaga gukuramo umugano. Murabizi kano gace ka Nyaruguru abaturage baho bagiye batungwa n'umugano cyane cyane, aho bawubakishaga inzu bakawubohamo n'ibitebo bakabigemura hirya no hino, abantu bakabasha guhunika imyaka yabo. Ubwo rero agiye muri iryo shyamba ahawe uburenganzira n'ingabo z'u Rwanda Inkotanyi, nibwo yinjiye ari kumwe na bagenzi be nk'uko babyivugiye. Mu kuvayo rero nibwo baguye mu gisasu, kuko bahabwaga uburenganzira bitewe n'uko abasirikare babaga bafite amakuru ko ishyamba rimeze neza nta kibazo, cyane ko ntekereza ko muri iyo minsi ni nabwo bari bahaje barahakambika, bahashyira ibigo bikomeye bya gisirikare, bituma abaturage bongera gusubirana bwa buzima. Ya mitego rero bari barateze niyo yagize gute, niyo yaturikanye uyu mugabo imuca ukuguru. Mwamaze kubyumva. Nyuma yabwo ubuzima bwarabakomereye burabasharirira. Hanyuma y'ibyo nanone aza kugira uburwayi, baketse ko ari igicuri, ariko baza kugenda babona ko atari cyo, wenda bwaba ari ubundi burwayi busanzwe bw'abanyarwanda. Umuntu atamenya abantu barwara indwara zitandukanye, bumukubita mu muriro, agira ibikomere bikomeye, bimuviramo nanone gucibwa akaboko. Twamusanze mu murima ahinga nk'uko muri kugenda mubona aya mashusho, ariko ngo niyo mahitamo y'ubuzima bafite, kuko ntacyo batakoze. Yewe kumuvuza basobanuye ko n'amadeni na bugingo n'ubu amadeni atarashira mu buzima bwabo. Akavuga bati rero ababona inkuru yacu hari bafite icyo badufasha, kuko mu by'ukuri inkingi imwe ntigera inzu, akaboko nimba kadahari akaguru kakaba kadahari. Ari byo bintu Imana yaduhaye dushobora gukoresha kugira ngo tubeho, ibisigaye ningira nkugire. Reka babyeyi tubihanganishe tubabwire ngo mukomere, mu ijoro haracyari Imana, kandi hari n'abantu bashobora kubagiriraho umugisha. Yego, tubashimire inshuti zacu rero. Abwirwa benshi akumva beneyo. Mu by'Imana yaguhaye hari icyo wakora. Nimba wumva hari icyo wakora, ndagira ngo ushyigikire bano babyeyi. Uranyura kuri runo rubuga rwacu, cyane cyane harimo na nimero twashyizeho. Ni mwajya mufite telefone? Oya, hari umwana uyifite cyakotse. Okay, reka tubabwire ko munyuze no kuri runo rubuga ubutumwa bwose mwatanga bwabageraho, ariko reka turanareba niyo nimero y'uwo mwana nayo tuyishyire mu kiganiro, kugira ngo bibaye ngombwa ko ukenera uyu mubyeyi, ari uyu mubyeyi wacitse amaguru, ari n'umudamu we, mwabasha kumuvugisha mukabahumuriza. Abari hanze mudashobora guhamagara kuko bitakunda, bakaba bafite telefone itari y'ikoranabuhanga, mwakandikira Umwana TV. Murebe iyo nimero iri ku mazina yanjye Emmanuel Kanani, hanyuma mutwandikire, muduhe inkunga mushaka gutera bano bantu, turayibagezaho. Tubashimire cyane rero, kandi Imana ibagirire neza. N'abandi mufite ibibazo nimwihangane, mu ijuru hari Imana. Yewe nitwa Emmanuel Kanani, ibiganiro ku Mwana TV nakagaruka.